kurinda abo bwije abatahutse muri uyu mugoroba twese dutahukira imbere yawe kugira ngo twumve ibitunezeza ibiturema imitima. Mana turabigushimiye. Mana murengezi w'ibihe, mugenga w'ibihe, uzi ugenga ibihe, uzi ugenga amanywa n'ijoro, ukagenga izuba, ukagenga ukwezi, buri kintu kikagenda mu mwanya wacyo, nta kiza gisobanya, kuko byose wabigenze, kandi uko wabigenze niko bigenda. Mana turabigushimiye. Mana yacu tuje imbere yawe, tuje dukambakamba, tuje tugusanga, kuko iyo tuje imbere yawe ntituzatuhava amara masa, tuhava dufite umugisha, tuhava dushubijwemo intege, kuko waravuze ngo yemwe abarushe n'abaremererewe nimunsange ndabaruhura, kuko mfite ingata y'ubugwaneza. Wamana igira ingata y'ubugwaneza we, turagushimiye. Tugushimiye ku bitangaza n'ibimenyetso uzukora. Tugushimiye kuri uyu murongo waduhaye kugira ngo tuzatwumva ibinezeza umutima, kandi tuzatwumva ibidukomeza muri uru rugendo ruja mu ijuru. Turaje wa Mana we ngo turebeshe amaso y'imbabazi utwumve. Tuzi neza kuko uzutwumva. Ni kenshi twagutakiye, ni kenshi twakubwiye ibiturusha, uratwumva kandi udukorera ibikomeye. Niko umugaragu wawe yaravuze ngo wadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Mana wadukoreye ibikomeye natwe twarishimye. Nubwo akanwa kacu kaza kaga katavuga amashimwe yawe uko bikwiriye, ariko uzi ibiba kundi bay'umutima. Turagushimiye. Kuri uyu murongo twawubayeho kenshi dutaka, tuvuga ibitero bizamuka imisozi, abantu bakazamuka imisozi mu mwisengesho. Ibyo byose, iyo mihengeri yose ukayibwira ngo nihagarare. Imihengeri iyo ari yo yose ukayitegeka. Nibuka wa munsi uri kumwe n'abigishwa bawe mu nyanja, wiryamiye ubwerekezwa, umuhengerwa mwinshi, bashaka kurengerwa, ariko barakubyutsa, barakubwira ngo ntiwitaye ku bugingo bwacu, byuka turarengewe. Urategeka, uravuga ngo wa muyaga we, nawe wa nyanja we, nimutuze. Umuyaga uratuza. Natwe Mana yacu, iyo twibutse ibyo watujije, ibyari biduhagurukiye, ugahaguruka ukavuga ngo nibituze, akanwa kacu kaza kaga, ntitubashe kubivuga, ntitubashe kubyatura, ariko uko tubishoboye turagushimye. Turagushimye kuba Seretanda yarateraniye mu Minembwe. Ni igitangaza gikomeye, ni igitangaza gikomeye. Twebwe twarebaga inzira, ariko tukakubwira. Wari ufite muri kalendare yawe, wari ubizi ko ari uko bizagenda. Muri ya matariki ya 18, ubwo byari bikomeye, ubwo ababyeyi amabere yaramaze kwikora, abantu mukuma ari mwinshi, ariko umugaragu wawe yaravuze ngo nubwo bikomeye gutya, ariko hari isezerano. Hari isezerano yuko Minembwe itazagerwamo. Mana turagushima ku masezerano yawe. Ugira isezerano ku mwana w'umuntu, wagize isezerano rikomeye ku mugaragu wawe Mose. Ubwo ababyeyi bamubyaye
nubwo hari itegeko ryo kuniga abana bose b'abahungu, ariko ku itegeko ryawe ubwira bababyaza birengagiza itegeko ry'umwami, bubaha itegeko ryawe. Umwami abatumije arababwira ngo abayuda ntibateye nk'abandi. Icyo gihe Mose aravuka. Mose amaze kuvuka, ababyeyi bamurera amezi 3 bananirwa kumuhisha, kubera ko uba ufite umugambi kuri buri wese no kuri buri gihe baramuhisha, bamuhisha mu rufunzo. Ariko utegeka umukobwa wa Farawo aramanuka aja koga. Agiye koga, abajakazi barazenguruka, abona akato, arababwira ngo nimugende mukanzanire. Bakazanye basangamwo Mose. Mose abonye umukobwa wa Farawo aramusekera, amusekeye aramunezeza, amunejeje, amutera imbabazi. Amuteye imbabazi kubera ko mushiki wa Mose yamubaga iruhande, yabaga hafi areba icyahungabanya ubugingo bwiwe. Aramwegera aramubwira ngo ntiwareka ngo ngushakire ukurerera uyu mwana. Aramubwira ati genda umuzanire. Aramuzana. Amuzanye uwo mwana, nyina wanze ko yonka amashereka y'abanyamahanga, arerwa na nyina kubera ko wari umufiteho ubushobozi, wari umufiteho umugambi. Arerwa na nyina. Igihe kigeze arererwa ibwami, agira y'imyaka 40, arererwa ibwami, yiga amategeko y'ibwami. Ariko ku mugambi wawe Mose amaze gukura, yanga kwitwa umwana w'umunyama, ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana. Mana we, ubwoko bwawe ntawuzi uburenganya, nubwo yaba afite imbaraga zimeze gute. Mana we, umugambi wawe, isezerano ryawe, wari ufite isezerano rikomeye kuri Mose. Aragenda, arahunga, ahitwamo no kurenganywa, ararenganywa, ariko wari umufiteho umugambi. Igihe gisohoye agaruka kwa Farawo, aho yari yararerewe, aho yari yarahunze, aragaruka, umukoresha ibikomeye. Mana we, hariya hantu uhafite umugambi ku murimo wawe. Wahagiriye umugambi kuva kera. Wahigishiriza abantu kumva ijambo ryawe, warabigishirije wenyine, ubigisha gusoma kubera ko bakubashe. Abakubaha barakomeye, ngo bameze nk'umusozi Siyoni utazubasha kunyeganyega, ugoswe n'imisozi yose. Abakubashe bakubahisha izina ryawe, bararinzwe kandi urabazi, kandi ubakomeyeho. Waravuze ngo nta mwanzi n'umwe wabasha kubavuvunura mu kiganza cyawe. Kubera ko nta mwanzi wabavunura urabafite, n'abawe wa Mana we. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirishirwe hejuru. Wa Mana, wa mugenga w'ibihewe, wa mugenga w'ibihewe, tuzanye bene data bari mu nzu z'imbohe, by'umwihariko barimo Pasiteri Mutware. Turabaza
nyagasani wa mugenga w'ibihewe wewe wagennye ibihe kuri Yosefu agatabwa mu rwobo. Abenshi bageze mu magereza mabi aho batabasha gusurwa. Yosefu ageze bamutaye mu rwobo ariko ntiyarusangamo amazi ngo amwishiremo kuko wari umufiteho umugambi. Mana we, bariya nabo bafiteho umugambi. Ava mu mwobo aragurishwa, aragenda aragurwa kwa Potifari kubera kuko wari umufiteho umugambi. Aba umugisha mu rugo rwa Potifari. Muri bariya baboshe hariya abenshi urabazi imirimo yawe. Umwana w'umuntu wowe urayizi, abana b'abantu twebwe ntitwayimenye, ariko imirimo yawe ngo uzuyandika mu gitabo cyawe kugira ngo idasibangatana. Ibyacu twabyibagirwa. Mana, baragukoreye. Hari ibyo bakoreye imfubyi, hari ibyo bakoreye abapfakazi, hari ibyo bakoreye abadafite ishinge na rugero. Iyo mirimo yibuke. Numara kuyibuka ugira icyo ukora. Uyibuke wa Mana we, kuko wibutse imirimo ya Yosefu ari mu nzu y'imbohe. Ariko igihe cyari kibaye kirekire agize mu nzu y'imbohe, ariko ku mbaraga zawe igihe kigeze bituma umwami arota. Mana we, imbaraga zawe ziza zituma abami barota. Imbaraga zawe ziza zituma abami babura ibitotsi, batabuze icyo barya, batabuze icyo banywa, batabuze icyo bambara, batabuze ibyankenerwa bya buri munsi bya buri gihe, ariko ukababuza ibitotsi. Mana we, abayuda baraye bari bwicwe, wabujije umwami ibitotsi. Ntiyari yaraye habi, ariko umubuza ibitotsi. Bamaze guta umugaragu wawe mu rwobo rw'intare, umwami ntiyaguhetse. Tugutumye kuba afite ubutware, tugutumye kuba afite ubushobozi, tugutumye kuba afite imbaraga zo gufunga, tukagutuma kuba afite imbaraga zo gufungura. Izo mbaraga turazizeye kandi turazizi ko ziza zikora ibitangaza. Za zindi ziza zizana amazi mu matiyo y'umwe, izo mbaraga turazizi kandi twarazibonye. Si rimwe si kabiri, ntitwabibara, ni kenshi. Mu gihe cyacu twarazibonye izo mbaraga zigere kuri bariya bafite ubushobozi. Uri Imana izihindura ibyanze guhinduka. Uhindure ibihe. Uri Imana umugenga w'ibihe. Uzuhagarara mu itangiriro ry'ibihe ukabona mu iherezo ry'ibihe. Niyo mpamvu duhagaze muri iki gitondo twinginga, tukwereka bene data bari hariya. Wibuke imirimo yabo. Wese Morodekayi hari icyo yigeze agororerwa? Mana we, abagukoreye bagororerwe kuba muri gereza, bagororerwe kutabona izuba. Wibuke wa Mana we. Bamaze kwica Yakobo, amaze gupfa urupfu rubi. Abitorero, natwe abitorero
turahagaze muri iki gitondo, duhagaze muri iki gitondo kugira ngo tukwibutse. Abitorero bagira umugambi wo gusengera Petero, bagize umugambi wo gusengera Petero. Marayika w'Uwiteka, tugushimiye kuko uzawumva gusenga kwacu. Abitorero twahageze, abitorero turahari, abitorero twaje kukwinginga ngo genderera bariya bantu. Hindura itegeko, hindura itegeko. Nubwo birengagiza amasezerano, ariko hindura, kuko ufite ubwo bubasha, kuko ufite izo mbaraga. Uhindure bariya bari mu nzu z'imbohe. Ugira icyo ukora wa Mana we, ntitugutegeka, uri Imana itazi, ntawe uzi gukoma mu nkokora. Ibyo wategetse byose birakunda. Mana ndakwinginze, Mana ndakwinginze, Mana utwumvire, Mana utwumvire, Mana utwumvire, Mana utwumvire, Mana utwumvire. Wumve gutaka kwacu, wumve kwinginga kwacu, utwumvire. Uhindura ibihe, uhindura imitekerereze, uhindura imigambi. Uri Imana izihindura imigambi, uhindura imigambi. Tuzongere tubone bariya abantu, bazongere bagere imusozi bashima izina ryawe, bavuge kugira neza kwawe. Wa Mana ishobora byose we, turaje abitorero. Waravuze ngo nitubanze dushaka ubwami bw'Imana, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Turakwinginze utwubakire inzu z'imitima, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Twubakire inzu z'imitima wa Mana we, uduhe kugenda uko ubushake, uduhe kugira umutima wari muri Yesu Kristo. Nitugira umutima wari muri Yesu Kristo, icyo tuzasaba cyose uzagikora kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Mana twubakire imitima, twubakire imitima. Abantu bari mu kugenda ukundi, ijambo ryawe riravuga ngo abagenda ukundi ngo abona babwiye kenshi, ngo kandi nababwiye ndire, ngo kuko ari abanzi b'umusaraba, ngo biratana ibiteye isoni, ngo Imana azaboneka. Mana we, twubakire inzu z'imitima kugira ngo tugende uko ubushake bwawe bumeze. Tugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, wa mutima. Nitugira wa mutima wari muri Yesu Kristo, tuzagenda tukunezeza, tuzagenda tukunezeza. Umutima wo kubabarira, umutima w'imbabazi, umutima wo kubabarira. Mana we, nka wa mutima wari muri Stefano, bamutera amabuye, bamutera ibuye akavuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Udu umutima wo kubabarira. Imiryango yarasenyutse, imiryango yarasenyutse. Abantu babonye barebye ku nyungu, ariko ntibarebe ubushake bwawe. Ariko uduhe kugendera mu bushake bwawe. Nitugira wa mutima wari muri Yesu Kristo, tuzagenda ku bushake bwawe ushaka. Tuzakora ibyo kukunezeza mu mibereho yacu ya buri munsi. Gendana natwe Mana. Uyu munsi tugiye kuja imbere yawe, tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kumva n'indirimbo. Indirimbo ziririmbirwa muri buri gitondo. Mana we, indirimbo ni intwaro ikomeye, indirimbo ni intwaro zikomeye. Indirimbo Pawulo na Sila bararirimbye, ngo izindi mbohe zirabumva, ngo imiryango ya gereza irafunguka. Indirimbo zirazifungura za metalike. Indirimbo ziririmbwa uyu munsi zifungure ibifunganye, ibidashoboka. Ariko abaririmbyi nibaririmba izo ndirimbo zifungure za metalike ziri mu mitima yacu, ziri ahantu hakomeye. Izo ndirimbo zifungure. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni ibyo kurya, ijambo ryawe
ni inkoni tugenderaho. Ijambo ryawe niryo ritugenga, ijambo ryawe ni umugenga, niryo rigenga urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru. Ijambo ryawe twumva uyu munsi rize ari umugenga w'ubugingo bwacu, rigenga ubugingo bwacu. Ntitwigenga ubwacu, ntitugende uko dushaka, ahubwo tugende kuko ijambo ryawe rishaka. Tugengwe n'ijambo ryawe, ntitwigenga ubwacu. Twumvire, tugirire neza. Umwanya wose usigaye imbere turawukuragije. Ibyatubayeho turagushimiye, n'ibiri imbere turabikuragije, kugira ngo ukomeze kwiyerekana kandi werekane imbaraga zawe. Tuvuze makeya ibihwanye n'irari ryacu, ntituzi no gusenga, ntituzi no kwinginga, ariko wa Mana we, Mwami wacu Yesu, utunihira iminiho itavugwa imbere ya Data, kugira ngo yumve gutaka no kwinginga kwacu. Tuvuze makeya, ariko ibyo ushima n'ibyo ushaka ubiduhane n'abizera bose. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Abingizi bacu